kandi nongeye kubasuhuza inshuti zanjye aho muri mu bice bitandukanye byose. Amazina yanjye ni Pastor Placide. Turi muri gahunda nziza yo kuzajya dusoma umurongo umwe muri Bibiliya. Tugiye gutangirira mu gitabo cya Zaburi. Twumve icyo Imana ivugana natwe. Tuba tubusoma umurongo umwe tuvuganeho mu minota mike cyane. Iyo buri muntu wese uzajya bimworohera kubona akanya ko kugira ngo ayumve uwo murongo, awutekerezeho, yumve n'ibyo twawuvuzeho, ibyo Imana duhishuriye kuri wo, hanyuma narangiza asubire muri gahunda ze bitamugoye. Turatangira mu gitabo cya Zaburi, soma umurongo wa Zaburi ya mbere, igice cya mbere, umurongo wa mbere. Imana iduhana umugisha. Aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Imana yacu ni ihabwa icyubahiro. Umuntu uhirwa, umunyamahirwe, wowe nimba koko uzi neza ko hari amahirwe akuriho, buri kintu uzajya wigenzuriramo, niwumva hari umwuka uri kugukurira muri ibi bintu, ujye umenya ko uyu mwuka uri kukwambura amahirwe yawe. Hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Imigambi y'ababi bagambirira ibibi iteka ryose, bagambira guhemuka. Kudahagarara mu nzira z'abanyabyaha si uko utanyura mu nzira cyangwa iyitwa inzira nyine inyuramo abanyabyaha, ntabwo aricyo bivuze. Udakurikiza ibyo bakora, utagenda nkabo. Iyo bavuze ngo imfura igenda nka se, ntabwo ari inshinguro, baba bashatse kuvuga imyifatire y'imfura na se bijya kumera kimwe, kuko iyo mfura iba yarigiye kuri se. Rero iyo bavuze ijambo inzira, ntabwo ari inzira zimwe ducamo, ni imigirire, ni imyitwarire. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abanyabyaha, nticare mu nzira, hanyure mu nzira z'abanyabyaha, nticare mu materaniro y'abakobanyi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ababi bahora bagambira ibibi nyine, kuko umubi adashobora gukora icyiza. Ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Uhagarara mu nzira z'abanyabyaha ni igihe uhagararanye n'umuntu uri gucura umugambi mubi awugambirira ku wundi muntu. Abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi. Hari igihe abantu bicara bagateranwa no kuganira ku muntu. Wamubonye, ubonye ukuntu ameze, kandi ubwo uri kumuvuga ufite ubusembwa kurusha ubwe. Imana yacu nishimwe. Kuba umukobanyi, ukoba. Kera tukiri abana twavuga ngo ubwira mugenzi wawe uri kumukoba. Ugasanga hari umuntu ubyutswa no kujya gukobana, kuko ni umukobanyi. Arubyutswa no gukora ibyaha, kuko ari umunyabyaha. Nshuti yanjye, sinzi icyiciro wicayemo muri aka kanya, ariko Uwiteka aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yawe, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ubu ni umunyamahirwe. Niba wumva uyu mwuka utakuriho, ujye uvuga uti ndi umunyamahirwe. Niba wumva uyu mwuka ukuriho, utangire utekereze ngo ni iki kintu nakora ntandukanye n'uyu mwuka w'abakobanyi, wo guhagarara mu nzira z'abanyabyaha. Kuko inzira y'umunyabyaha igana ku irimbukiro, inzira y'intungane cyangwa umukiranutsi igana ku bugingo buhoraho. Kandi ikintu namaze kubona ni uko buri muntu wese uri hano ku isi, aba ukora ibi ni byiza, yifuza kuzajya mu ijuru. Niyo mpamvu usanga imburanya ari nyinshi ku bijyanye n'iyobokamana. Hari iryo abantu biremera kugira ngo baruhure imitima, hari n'ukuri kw'ibintu. Uzasanga navuga ngo Yesu yabigenje atyo kugira ngo umere gutya, undi bagiye ngo yanga gutya, kugira ngo buri wese yisange mu cyiciro cy'abantu bagenerwa bikorwa b'ijuru. Ariko niba ushaka kuzajya mu ijuru, dore kode ni iriya. Kuko kugira ngo ukiranuke, agakiza kawe kazapimirwa mu mibanire y'abantu. Agakiza tugahabwa n'Imana, ariko kugira ngo umenye neza ko agakiza kawe gahagaze neza, biterwa n'ukuntu ubanye n'abandi. Yanjye rero byumvishije umuntu uhirirwa, ndagira ngo umenye neza niba uwo munsi uri mu bahirwa cyangwa se uri mu badahirwa, bitewe n'aho uhagaze. Ariko nusanga uhagaze nabi, ugira ubwoba, ahubwo uhindukire Kristo, umubwire ngo Mwami, ngiye kuza imbere yawe ngo umbabarire ibyaha byanjye, ngiye kuza imbere yawe ngo umbabarire ibicumuro byanjye, ngiye kuza imbere yawe kugira ngo unyuhagire umboneze, nkure muri iriya nzira y'abakobanyi, nkure mu nzira y'abanyabyaha, ahubwo njye mu nzira y'abakiranutsi. Kandi birakwiriye kumba umukiranutsi, waje gushaka abanyabyaha ubahindura abakiranutsi, bw'imbaraga zawe n'ubuntu bwawe.
Imana yo mu ijuru umugisha rero nikomeze kukwishimira kandi ukomeze uhagarare mu nzira z'abakiranutsi yo mu nzira z'abanyabyaha. Imana iguhe umugisha ikomeze kwishimira. Ni Pastor Placide. Shalom.